bisaba kwihangana kandi ukagenda mu nzira zitunganye wishingiye Imana ikubwiye buriya Imana ikubwira ngo nzakubwira buzareba abandi benshi Imana ikubwira ngo nzagutabara ariko kugira ngo numara kujya ugahaga ntukagira ute ntukazibagirwe uzima vraseza irajambira ikubwira yego niyo mpamvu zo kuvugira abantu ngo imbunda yafashe igihugu nikirinda ibi ni Imana yaguhaye bivuye mu masengesho binari kurindishwa n'isengesho yego bano kira kintu ndikikuraho kuko impamvu igihugu cyacu gifite amahoro imbunda zafashe igihugu ndago perezida wacu yakora ikosa ryo kubwira abasirikare ngo ku mipaka bazikure ku mipaka kirazira ntabwo yatinyuka babwira ngo nimukure mu uniform mwese babaho ibibari Yes, ngo ikaze na karibu kuri Derifins TV amahoro y'Imana nabane nawe reka nizere ko umeze neza waba uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu imvura y'imigisha igusesekareho nge wumva rero ni fiakire nk'ibisanzwe uyu munsi nagaruye wa mukozi w'Imana mukunda umuhanuzi w'Imana ikirenze ibyo ngibyo akaba n'umwana w'Imana uyu munsi yagarutse tsindagira rwose tsindagira ndagusuhuje cyane murakoze cyane akagiripe kakumereye nabi ripimereye nabi imvura imaze iminsi nyagira ariko igihe tugihumeye ku mwuka w'ubuzima tugomba kuyikorera ko tuzareka kuyikorera uko twapfuye bave muri mubiri reka da ko muri nta mpamvu n'imwe zizumvikana nta mpamvu wahereza uyu mugabo umuntu ejo bundi aherutse kunyandikira arambwira ati rwose uriya mukozi w'Imana atsindagira Imana ikomeze mwambika amavuta hari ibintu atubwira tukumva ntabwo bibaho ariko rimwe na rimwe hari igihe tubyiboneshereza amaso yacu ubwo w'ibitangaza arabibonye mu buhanuzi yego tsindagira urabizi ko ngewe ku kintu kabisa kijyanye n'ubuhanuzi ntitaho uyu munsi mbere yuko twinjira mu kiganiro ndashaka kugira tumanze twiganirire urumva abantu ntago baguherukaga kugira ngo muri iyi minsi umaze iminsi udahari ariko ntabwo duherukana ngira ngo duherukana kuwa gatandatu tega kuwa gatandatu nyuma yo kuwa gatandatu ubwo izindi ngabuna nagiyemo ntakunda abina nimo no gusenga urabizi ndaduka mvite yego nakirererwamo ndamurima mvite ngo ndaje gukererwamo ngo ndikuja guhinga iduka ryanje ni isengesho rero ndayo wambuze ndahandi mbandi mba mvite ibyifuzo by'abantu ndimo ndi gusengera mba mvite abarwayi ndimo ndi gusengera yego mbese mba mvite ibintu by'abantu bitandukanye ndimo mw'iyi minsi ndimo mu minsi ku gatandatu ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu kugeza uyu munsi maze iminsi mfite ibyifuzo ndi gusengera by'abantu ko ngonze bwira abantu ngo ibi tuba turimo ntago tuba turi gutera baraza yego aho muri guhamba imbwa ni kubushizo niko nakubwiye rero niba umuntu akubwiye ngo mfite icyifuzo runaka ni ngombwa ngo upfuka mu gisengere yego rero kuko wagutabaza imbaraga ze zananiwe ubushobozi bwe ndaho bwamuvura ngo bwo bugira rero wowe ugikanyakanya muri ibi bintu by'uyu mugabo Imana ikibi kitambitse imbaraga yego fya ndahane maze imisi ni mu kirere cyo gusenga oya nibyo niyo mpamvu ukumva ibicane byamfashe byagisuto ubwo nukunyagirirwa aho ngaho gutyo nawe urabyumva se wowe mbaze mbe nayindi mu cyerekezo cyo gusengeramo bari maze sike wacu biteme wari kirere cyo gusengerwamo bwa nabyo ngo iyo hana mutemera hakujya biremera urambuka ukajya hakurya ukajya kwisengera none aha ariko tsindagiye karame hari akantu numvaga nshaka kuzakubaza ariko reka manzo ngo usaba uburenganzira tutabipfa mu nyuma ndashaka kugira ngo umbwire mu magambo uvuga sindumva harimo umugemo nta komeza ndacyo oya wivuga nta na ta ahubwo bisimbuzwa nda
Yenda byumva ndagukurikiye. Mu rurimi rw'ikinyarwanda ahantu hose handitse okay, ahantu hose dusoma ijambo ririmo nta, iyo nta uyikoramo ukayishyiramo nda kubera iki? Okay, sinavuga ngo ni kavukire. Ubwo ni kavukire yanjye reka ariko mbyita. Ariko nta wayishobora. Ubwo nawe ubwo ni kavukire, ubwo byari byo nzabyiga mbitsimbuse. Basi ngagerageza uvuge nta. Nda. Baba data we, nta. Biranze. Bega tsindagira we. Ariko ntacyo. Cyangwa nuko mu basobanukirwa icyo mvuga. Ariko ako kantu numvaga nkarwaye kuzakakubaza. Kandi nako byo ngo ni kavukire. Ikindi ukeneye kumenya. Baba data we. Uwumvishe imvugo ahita amenya kavukire yanjye. Ubu bisango nzahindure bizahinduka ariko muri Yesu bizemera. Nta kundi. Ndakunda. Aha, ndagira ngo rero nkuko naye mbikubwiye, ndagira ngo baze utubazo duke ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi. Hago je katuma dusenge feya. Buretse gatoya. Nundi urasenga. Twigira kuri kamera je katuma dusenge. Buretse gato. Tsindagira. Buretse gato. Ariko uje unyemerera. Humura ntago ndi bibukubuze. Ariko hari akanya nshaka kugira ngo nyine ni step by step. Ndacyo ndakwemereye ngo haye umwanya nguko wabiteguye ariko mu cyifuzo cyanjye unyemereye. Twikanagira kuri kamera. Turatwaga ibindi biganiro tuganira. Ngo ni ndushango duhindura. Cyo tumaza dushire isengesho. None ibindi biganiro ukuzi ariko wamugani. Buretse nanjye maze nkubwira aka kantu. Sibyo? Wamugani nta mbere ya byose habanze Imana. Cyane. Sibyo? Ntabwo nkubujije gusenga kubera ko nayirengagije. Sibyo? Ni icyifuzo ndagusaba. Ni icyifuzo. Kuko iyo ngiva mu nzu ndabindi mvuga manza kwiragiza iki Imana. Nuga ngo tugerabare tugiye kugira ngo Imana imaza kudushigikira tugikanagira kuri kamera. Ndagira ngo je tumaza tuzamure isengesho none witeka n'amakudushigikira amagambo tugiye kuvuga. Imana ije ibara mu natwe. Karibu mu isengesho dite dukomeza. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, uri Mana yo kwiringirwa, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye kuko nge na Fiyaki waturinze ukaninda imiryango yacu. Turagushimye yuko twabyutse tukumva biri kwemera igitondo cy'umugisha tukakibonaho. Hari byinje wacasha ku buzima bwacu, uca ku bana bacu, uca mu miryango tuvukamo, miyo twashakiyemo wacashe. Turabigushimiye Kristo, amaraso yawe yakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Natwe tuba twageze ahacecekerwa ng'abandi, tuba turi mu bitaro ng'abandi, ariko watugiriye imbabazi n'ubuntu suko tukiranutse, ahubwo ni imbabazi zawe watugiriye. Turabigushimiye muri iki gitondo, turagushimye muri aya masaha. Neki kiganiro tugiye kuganira kibica umugisha, aba tugiye kuganiza ababubu bahinduka b'umugisha, abari baboshe ubabohore mu izina ryawe Yesu Kristo, kuko tutagufite ndago twavuga, tutagufite ntitwabumbura kanwa, tutagufite ntitwazamura amaboko, no kuba tugeze kuri iyi mikoro si ku bwacu ni ku bwawe. Habwa icyubahiro. Turagushimye, ubane natwe kandi dukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Amen. Nawe komeza. Tsindagira. Karame. Urakoze kunkosora. Ikindi gihe ntabwo nzongera gutuma uvuga tamanje gusenga. Cyo tega tumaye duse kuko ari gihe abantu bavuga ati si ibintu batangiye bite. Ariko ubu ntayemo. Arahita bavuga ukuntu ndi umupagani. Ibintu byanjye mba namanje kubisengera. Oya umufira ndakwemerera umurokore. Uri n'umuririmbye rega abantu ubwo nagavuga byinshi n'umucuranze ndabizi. Bandi baje bakwitiranya kandi uvuka mu batambyi. Nubwo bavuga ngo abana b'abatambyi barananirana, wenda guhananiranye. Kandi aheza imbere aheza hawe ni heza. Yego, imbere yanjye ni heza. Yego, tsindagira. Ni nkubwiye ngo reka tumanze tuvuge ku buhanuzi. Ndakubaza aho tubazo. Niyo baramvuze ngo reka duse ko twarugiye kunyiriza mu kindi kirere. Ngo data amba abane nanjye. Yego. Imuvyo giye kumbaza Uwiteka amba ubwenge kuko gusubiza ngurishije ubwo mu ijuru. Ubwanje buce bugufi. Aha, ikibazo cya mbere nshaka kukubaza. Yego. Abantu bagirira amatsiko.
sibyo yego ku kintu cy'ubuhanuzi yego ubuhanuzi ntekereza ko ari hishurirwa umuntu agira yego ry'umuntu cyangwa se rye ku giti cye yego by'ahazaza yego ntabwo ari iby'ahashize ntekereza ko ubuhanuzi buvuga ahazaza ariko n'ibyashize bubivugaho n'ubyashize hari igihe Imana ibikwibutsa hindi Imana hari igihe kwibutsa ahashize ariko nanone ni gutegurira ahazaza nyine hari igihe uba ugiye gutana ese ari ahantu Imana iba yaragukuye ifite n'ahandi imaze kukugeza iyo utangiye kwibagirwa Mwuka Wera araza akakwibutsa binyuze mu buhanuzi binyuze ahashize binyuze mu buhanuzi akakubwira ngo dore ariko urumva ko n'ubundi aba ari gutegura ahazaza nyine abagutegurira ahazaza wavuze ngo mbikubwiye watangira uvuga ngo ariko ngo ubuhanuzi bw'ejo hazaza nibyo ariko iyo utangiye kuva mu nzira ikwibutsa naho yagukuye kugira ngo ibi aho ikugejeje hasigwe yego nibyo ikwibukije aha ikibazo cyane kiragira giti yego ubundi ubuhanuzi ni iki mu buryo bw'umwuka cyangwa se bw'iyobokamana iyo tugiye nko muri liturujia cyangwa se muri ibi bihe leta ibivuga ngo habeho umuntu uyobora abakristo abe yarize sibyo yego reka noneho ubuhanuzi tubushyire muri iyo sansi yego mu buryo bw'iyobokamana yego cyangwa se bw'umwuka bimariye iki abantu cyangwa se n'iki ikibazo ngo kibaze neza umva nkibaze kuko ndakubajije ngo yego urabona muri iyi minsi leta yashyizeho ko kubyumva neza ndabyumva umuntu uyobora umukumbi wa Kristo aba yarize agomba kuba yarize teolojiya sibyo ndabyumva noneho ubuhanuzi mu buryo bw'iyobokamana dukoresheje teolojiya mu buryo bw'iyobokamana cyangwa se mu buryo bw'umwuka ni iki buriya leta nubwo ivuga ngo ibintu bya teoloji kuba wayobora warize teoloji ariko ibintu by'uyu mugabo ikintu cya mbere nemerera iyo ushizemo ubwenge bwawe hura n'ingorane ubwo uraza kubidusobanurira mpamvu mbikubwiye uyu mwuka cyangwa se ubuhanuzi sinzi niba ubuhanuzi bugusigasira mu gihe cyawe ugihumeka ikintu cyitwa ubuhanuzi ni ikintu udashobora kwiga mu isi y'umubiri ni ikirere cy'umwuka ibintu Imana igushiramo kandi kugira ngo wizere ibi bintu by'ubuhanuzi uri mu mubiri biragoye biragoye yego kuko ni ikintu Imana ni isezerano Imana iguha we warebesha amaso y'umubiri ukabona ndaho bizava biba bisaba ngo uve mu isi y'umubiri winjiye mu kirere cy'umwuka ko biragoye ngo ubwire umuntu ngo azabyara amaze imyaka 20 ndarubyara iyo ari mu isi y'umubiri kugira ngo yakire kazabyara biragorana bivuga iki rero bisaba ngo uve mu isi y'umubiri winjiye mu kirere cy'umwuka kugira ngo kubujya Imana kugira ngo umuntu hanuza kugira ngo Imana yamye ngo nzaguha inzu fia waraye hanze gatatu bagwaye periyafi wabuza yo kuriha kugira ngo ibintu byakire utarasenze ngo uve uje mu kirere cy'umwuka biragoranya se n'ibigisubizo cyanjye kirumvikana ibyo gushaka bivuga iki amasezerano duhabwa ni amasezerano ava mu ijuru atandukanye n'amasezerano ababyeyi baguhaye bakubyaye ko umubyeyi wakubyaye ashobora kubwira ngo mwana wanjye uyu munsi wakoze neza nzahaguha undi mwana ejo akaza akamuhabwira ati papa uyu munsi ngugabiye ikimasa hahandi umubyeyi yaraguhaye agahita akohereza akahitura abandi bamugabiye ikimasa ariko mu isi y'umwuka uyu mugabo witwa Yesu ibyo yakubwiye ntabwo yabikunyaga ngo abihundi yego bivuga ngo rero iyo aya masezerano Imana yaguhaye urayasigasira
ukayabagarira. Kuyabagarira ni iki? Ni ukuyitondamo ugakoramo ibyo gukiranuka, warangiza ugasenga ukabana nayo, kuko nkunze kuyabana ngo icyo Imana yakubwiye kirindishwa n'icyo yakubujije. Yego. Wakibaza sinzi niba ikintu icyo Imana yakubwiye kirindishwa n'icyo yagize ute yakubujije. Aha, reka nkwibaza kandi kabazo ka kabiri, ubwo abantu baraza kutwunganira muri comment umve niba igisubizo mpaye gihuye n'ikibazo naguhaye, baraza kudufasha. Ikindi kibazo cya kabiri, tsindagira kubuhanuzi. Kubuhanuzi. Yego. Ese ubuhanuzi burahama cyangwa burahinduka? Ubuhanuzi burahama, ariko nanone hari icyitonderwa kugira ngo buhame. Buretse gato subiremo ikibazo. Ubuhanuzi burahama cyangwa burahinduka? Bishobora biterwa nuko witwaye. Sinzi ikintu bicyumva. Gutere. Buhama bitewe nuko witwaye imbere yayo yiguhaye ubuhanuzi. Yego. Ndago urugero ku Bisirayeli. Abisirayeli baje kuva muri Egiputa, bavuye bafite amasezerano bagomba kugenderaho. Ariko bageze mu hagati, Mose wabatwaraga, Imana yabwiye ngo azagira i Kanani. Wabyumvise? Ava muri Egiputa afite amasezerano. Ndagira ngo ubwiye ikintu cyitubana ukunda ubuhama iyo witwaye neza, iyo utitwaye nabi ntago buhama. Bageze mu butayu, Abisirayeli baramubwira ngo Mose tukeneye kuki? Ku maso. Arangije arababwira ngo akubita ku rutare. Imana aramubwira ngo ugende ku rutare ukubiteho kangahe? Rimwe. Bwari ubuhanuzi. Agomba kugenda akagira ute? Ryari ijwi cyari rimubwiye. Bwari ubuhanuzi, kuko kuvuga ngo kubita ku rutare ndamazi Mose abona byari bitego kugenda akakubitaho rimwe gusa agategereza icyo Imana ivuganye nawe. Yego. Ahageze akubita ku rutare kangahe? Gatatu. Akubise gatatu avuga ngo nimwakira amazi mwabivumemo. Amasezerano yarahindutse yo kuri Mose, kuko nubwo Abisirayeli banyweye amazi, ariko Mose amasezerano ye yarahindutse, kuko Imana yabwiye ngo nubwo ubikoye, yabwiye ngo Mose kiriya gihugu uzakirebesha iki amaso, ariko ntabwo uzakigeramo. Isezerano ryari rigize ute? Ryari rihindutse, kuko aja guhaguruka yambwiye ngo Mose nzakugeza i Kanani. Ariko ntabwo i Kanani Mose ntabwo yagezeyo, kuko yageze hagati mu butayu. Mose yivovotera amasezerano, nabo yarayoboye arabivovotera, kuko ngo Mose akubite ku rutare gatatu nuko yari yibagiye ijambo Imana yavuganye nawe. Yego. Ryarahindutse. Hari aho abantu bageraho amasezerano akagira ute? Agahinduka. Niyo dusomye ijambo ry'Imana aratubwira ngo nzabasesengesha amasezerano atazasohora. Iyo witwaye nabi, Imana iguha amasezerano atazasohora. Yego. Imana yacu yisubiraho. Yisubiraho. Shaka kuvuga ngo nzaguha umugabo wagira hagati ukitwara ukutari, ntabwo uyu mugabo sinzi niba Imana yambwa, kandi niyo umugabo wamushikira ndeme ntabwo bishobora kuba batavuye mu masezerano, kuko wageze hagati ibintu urabivangavanga. Password kugira ngo icyo Imana ikubwiye kigerweho nuko wirinda. Niyo barakubwiye ngo icyo Imana yakubwiye kindishwa n'icyo yagize ute yakubujije. Amasezerano aragira agahinduka bitewe nuko witwaye. Aha, reka nkwiyakirire mu ijambo ry'Imana. Reka nkwiyakirire mu. Uranyuzwa se? Ndanyuzwe. Wemeye kugira ngo amasezerano asohore ari uko witwara? Amasezerano arabagarirwa, agasukirwa amazi akarinda kugira ute? Gupfa. Ndakeka ko uramutse uhinze umurima ndukorera isuku, manzi iyi myaka uhinze ntabwo yakira ngo uko yari ikwiriye. Tsindagira. Reka nkwiyakirire mu ijambo ry'Imana, abantu babwira ijambo ry'Imana. Ibindi byo aho mugani wa padiri ni amayobera amatagatifu, ariko urabyumva ibi bintu bya Yesu bisaba kwihangana. Yego. Bisaba kwihangana kandi ukagenda mu nzira zitunganye,
wishingiye Imana ikubwiye. Buriya Imana ikubwira ngo nzakubwira. Buzareba abantu benshi Imana ikubwira ngo nzagutabara. Ariko kugira ngo numara kujya ukibagira, numara kujya ugahaga. Ntukagire ute. Ntukazibagirwe. Uzi impamvu ira jambo ikubwira. Niyo ugeze gatoya wagira hagati ukarengwa. Irabikwambura. Yego. Niyo mpamvu zo kuvugira abantu ngo imbunda yafashe igihugu nikirinda. Ibi ni Imana yaguhaye. Bivuye mu masengesho. Binari kurindishwa n'isengesho. Yego. Bano kira kintu ndikikuraho. Kuko impamvu igihugu cyacu gifite amahoro. Imbunda zafashe igihugu ndago perezida wacu. Yakora ikosa ryo kubwira abasirikare ngo ni ku mipaka bazikure ku mipaka. Kirazira. Ntabwo yatinyuka ababwira ngo ni mukure mu uniform. Mwese babaho ibibari. Ntabwo bishyo kosa yari kubariko. Notami cyo abagifata. Ntabwo bisho. Niyo mpamvu rero gango we ahubwo zibengeye arazongera. Hatumiza izindi. So kurindiki zo kuturindira iki gihugu. Niyo mpamvu umunyamasengesho wa sense niba uyu munsi ari cugezeho ukomeza uhatane mu gusenga. Kuko nawe ndiyara kosa atakura ndiyabwira abasikare ngo mukore uniform mwese mutaye muje mu mago reka ndiyabya ngo izo mbona muzikure ku mipaka kandi hari ico aba yiteze umwanzi. Nawe rero munyamasengesho warukwiye kuvuga ngo niba nara ibyo mfite nabaye n'amasengesho warukwiye go rusenga kuko dayimoni ukurwanya ari hafi yawe. Dayimoni wavuga ngo homba ari hafi yawe. Dayimoni wavuga ngo umwana Imana yagwaye arapfa ari hafi yawe. Warukwiye gora winginga Imana ugahora ugira ute usenga ko muri byavuze ngo uje usenga amanywa na nijoro kandi uhuritumbiye ko bukene uko bwije. Turinzwe rega hanini dutunzwe n'amasengesho dusenga. Yego. Nubwo ibindi bayibona fiya abantu benshi amasengesho babibona ngo bitagira agaciro ariko ibindi birakora. Fiya birakora cyane. Birakora. Gute wiga iwa papa wenda akaza afite ariko mama we yaje gusema ko umwana wawe waziga. Imana ikurikirana ijambo. Yego. Yavuga nyina y'ububaye muneza. Rero ndagambira abantu ngo Imana yakuvuzeho. Komeza ugisigasiza isengesho kizasora mwiza niyo kicyatenda kizasora. Imana iguha umugisha. Amen. Tugiye kuja mu ijambo riri muri misi ndi kwiyanda muri Zaburi. Zaburi 92. 92. Ndashaka tuganire ku mirimo y'Imana. Yego. Ku mirimo. Cyakubitangaza. Yego. Imana igenda ikora. Zaburi 92 murongo wa 6 no turasoma tumara kuwusoma tutaruke tuje ku murongo wa 13 n'uwa 14 tusoza. Aha Zaburi ya 92 murongo wa 6 haranditse ngo yego Uwiteka erega imirimo wakoze irakomeye. Dawidi avango erega Uwiteka imirimo wakoze irakomeye. Ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. Ibyo ndekerezaho bifite uburebure bw'ikijyepfo. Amen. Ku murongo wa 10 uretse gatoya. Nagango zwane kuri iyi mirimo y'Uwiteka yakoze. Burari gumuravuga ngo Mana ngo ndacyo wakoze. Kuba waravutse ni imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe. Kuba uyu munsi waramutse ni imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe. Kuba ukicicaye mu kazi nubwo waba uri gukodesha ukaba utari wapfa ni imirimo Imana yagize uti yakoze. Yego. Haleluya. Kuba waravuye ku iseta abaganga bavuze ngo urapfa ni imirimo Imana yagize uti yakoze. Imana ije kurema isi yayiremye mwitangurije amatu ngo yayiremye ndashusho. Iyirema ndashusho. Ariko irangije iherezo iki ishusho igeze ku muntu Imana yari itoze yamuremanye ubuhanga n'ubushishozi niho yageze Uwiteka arasibira yiga ku muntu mikorani kwicyuba ni imirimo yakoze imirimo ije kukurema yakoze imirimo kugira ngo wubakure urugo ni imirimo. Yego. Fia no kuba iyi mikoro nyifashe ni imirimo. No kuba nambaye ishati ni imirimo. No kuba ndigumeka uyu mwuka ni imirimo Imana yagize uti
yakoze ndashaka kubwira abantu iri jambo ndashaka kuritindaho imirimo y'Imana. Haleluya. No kuba wambaye wa mubyeyi ico gitenge ni imirimo, nubwo ubona ko nda cyerekezo kiriho, ariko yakoze iyi mirimo ukavuka ukabaho, iyagukuye ku iseta ya yindi yatumije ubyara. Abantu bavuze kutazashaka, data akora imirimo aguhuza n'umusore w'umugisha, arakora imirimo. Ni imirimo y'Imana yagize ute yabikoze. Ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari amashuri wize, ni imirimo iteka yagize ute yakoze. Kuba uri mugendera mu modoka ni imirimo, kuba ugendera ku igare ni imirimo, kuba uri kuwicaye kuri iyo moto wowe uri ku motari uyu munsi ni imirimo Imana yagize ute yakoze. Haleluya. Kuba wabonye yo kuriha inzu ni imirimo. Nubwo uvuga ngo uyu munsi bagwaye prive, ariko ejo data yakoze imirimo urishura. N'uyu munsi nagira ngo ubwire imirimo y'Imana, n'uyu munsi data agiye kukurihira inzu kubw'imirimo y'Imana. Uretse no kukurihira inzu, data agiye gukora imirimo, aracari gukora imirimo, ntabwo yayikoze ngo arangize. N'uyu munsi Yesu aracagukoreraho imirimo. Yesu nashimwe. Kuba utapfuye ni imirimo, kuko ibyo kugitana byari Yesu yakoze imirimo ku buzima bwawe. Haleluya. Ndashanga ngo uyibutse mu minsi ya kera. Dodi navuze ngo nibutse iminsi ya kera, ngo uramburiye iki amaboko, nuko yari yibutse muri karande. Yesu yakoreyemo imirimo, amukora muri karande. Ejo hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Hari imirimo Imana idukoresha twavuga ngo twe tubonye imirimo y'Imana. Kuba dusengera umuntu akabaho ni imirimo, ntabwo ari imbaraga zanjye. Kuba abantu bamara kuvuga ngo uyu mwana yafashwe n'abazimu ngagusengera, iyo ni imirimo Imana iba yagize ute yakoze. Papa Yesu yakoze imirimo ku buzima bwawe. Wa mubyeyi wari imirimo, kandi n'uyu munsi aracyakora imirimo. Uyu munsi turi tariki 9 n'uyu munsi Yesu agiye gukora imirimo. Ni 9 ni tariki 9. Ni 9. No kuba abana bawe bagiye kwiga nibyo byonyine ni imirimo. Wa mukobwa nuko utari washaka, ariko kuba ukiriho ni imirimo Yesu ari kuhita ari gukora. Yesu aracyakora imirimo ku buzima bwawe, aracyakuporotokora. Yesu aracyagukuraho icangiro bagucizeho. Ntabwo Yesu yigeze aruhuka, n'uyu munsi aracyakora. Twagira ngo tuvuge ku mirimo z'Imana no ku mbaraga z'Imana. Fia, kuba warize amashuri ukarangiza, uyu munsi ukaba uri kwiga kaminuza ni imirimo. Ntabwo kuba papa wawe akiriho, mama ukaba ugifite ababyeyi ni imirimo data yagize ute yakoze. Kuba mama wawe yarakubyaye ukavuka bikemera, si ukaba kumurwanya bari badahari. Wewe hundeze amatwi, aba kumurwanya bari bahari, banaguhiga wavutse, n'uyu munsi baracaguhiga, ariko nuko baguhiga data aracakora imirimo. N'iri joro yayikoze, n'aya masaha yayikoze, ku bana bawe yakoze, mu kazi kawe Yesu aracakora imirimo. Atakoze imirimo iduka warifunga, ushingiye ibindi bareba hashize. Yesu atakoze imirimo, ibirenge byawe ndagwa byakandagiye. Haleluya. Ndashaka ngo ufashwe. Yesu araca undi ko ari abantu bavuga ngo Yesu ndi yakoze, n'uyu munsi aracakora. Kuba ugihura n'abahanuzi ni imirimo Yesu yakoze. Kuba ukijya mu kabyuka ni imirimo. Kuba ukirimo soni utari wapfa ni imirimo Uwiteka yagize yakoze. Ko abapfuye ni benshi. Twavuye nagira ngo mbwira abantu ku mirimo. Imirimo y'Imana iratangaza. Yesu yaremye iyi si ndashusho, ngarema ibiguruka, ngari karangije avuga ngo reka tureme umuntu. Irangije kumurema mu ubwenge, iramubwira ngo tugwaye ibyo gutegeka izi nyamaswa zo mwisi, kubera iki itafashe ngo ihindura umuntu. Imirimo y'Imana iratangaza. Haleluya. Amen. Kubera iki Yesu yakoze imirimo akaguha akazi nda mashuri wize? Kubera iki yakoze imirimo akaguha urubyara, abaganga bavuze ngo umwana aragupfira mu nda? Yesu ni imirimo yagize ute ndakubwira ku mbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Haleluya. Niyo bavuze ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bigira ute birashoboka. Nuko Yesu yakoze iki imirimo. Papa kuba ukicicara kuri iyo ntebe ni imirimo. Mubyeyi kubura urugo kicibugwicayemo, abantu bagwaye iminsi ngo rurasenyuka, ni imirimo y'Imana ikirukwicajemo. Yesu aracari mu kazi, ntabwo Yesu yigeze aruhuka. N'uyu munsi Yesu aracakora. Ku rubyaro rwawe Yesu aracakora, mu kazi kawe Yesu aracakora, mu baturanyi bawe Yesu aracakora, mu miryango wavutsemo Yesu aracakora, mu miryango washakiyemo wawushakiyemo bavuga ngo bagubarira iminsi, bavuga ngo nubwo arushakiyemo urugo ndagazarubyyariramo, ariko Yesu akora imirimo urubyariramo. None dore ku
kubw'imirimo y'Imana uru rugo rusaziyemo ntabwo uzapfa ahubwo uzarama vuga imirimo n'ibitangaza Imana yagize ute yakoze haleluya iyi mirimo y'Imana baravuga ngo uraburare Yesu agakora umurimo ukajya bavuga ngo umwana wawe arapfa aricwa na bwaki Yesu akaza akamutera ikinini cya peti Yesu akamutera haleluya akamwabwira ngo uyu mwana ntabwo kugwara bwaki Yesu akamuhashisha kibono yo mu mubiri no mu mwuka Yesu araturera Yesu aracyakora imirimo kubashumba Yesu aracyakora ibuki ndambara arwanye nazo mu itorero ariko wamushumba we Yesu akwitegereje arakubwira ngo urugamba ntabwo ari urwawe araza arwana urugamba ni imiyo Yesu yakurwaniye urugamba ni imirimo haleluya mu murimo ukora yose waba mu murimo w'ubuhanuzi hari umurimo Yesu yakoze hari indambara Yesu yarwanye abantu baragusebya ariko Yesu araza arwana urugamba akora imirimo uyu munsi usubira ku gatutu urabwiriza ni imirimo Yesu yakoze ni ibitangaza Yesu nashimwe barakuvuga bavuga ngo ukuyemo inda eshatu ntabwo uzabyara Yesu akora imirimo turavuga ku mbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana urangije mu gitondo wumva uratwite n'uyu musaraba agiye gutwita kubw'imirimo n'ibitangaza Yesu agiye gukorera muri iyo nda yawe Yesu agiye gukorera muri karitsiye Yesu afata ibidafatika akabizana bigize ute bifatika kubw'imirimo mirimo n'igitangaza dusomera umurongo wa 13 abantu Yesu yakoreye imirimo bumve abantu Yesu yakoreye ibitangaza wumve ibyo ababikiye ku murongo wa 13 haranditse ngo yego umukiranutsi azashisha nk'umukindo umukiranutsi Yesu yakoreye imirimo azashisha ngiki ng'umukindo yego azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni ni uwo Yesu yakoreye iki imirimo uwo Yesu yamaze gukora imirimo agiye gushirwa hejuru wari inzuzugurwa ariko kuko Yesu akoze imirimo ku buzima bwawe Yesu agiye kugushira hejuru kandi uzashisha ng'umukindo uzashisha bari bazi yuko utazabyibuha Yesu agiye kukubyibuhisha uzashisha uwo nguwo niwe Yesu yashize mu bikari bye yego komeza kuri 14 14 haranditse ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka ubwo abo bakiranutsi ubwo abo ngabo Yesu yarwaniriye indambara uko batewe mu rugo rw'Uwiteka ntabwo ari mu rugo rwa siko wanyu ntabwo ari mu bikari bya nyakosenge ahubwo nabatewe mu rugo rw'iki rw'Uwiteka yego bazashishira mu bikari umwana wavukiye muri rugo ashishira mu bikari byatsi haleluya dafashijwe amen farangiza umurongo dusoza 15 haranditse oya 14 wawurangije 14 kone nawe soya ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu ahepfo haranditse ngo bazagumya kwera no mu busaza bazagumya kwera aravuze ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu mu bikari by'iki by'Imana yacu by'iki wa mubyeyi we uzashishira mu bikari by'Imana yacu urugo rwawe uzarushishiramo kuko Imana ishizeho igikari abana bawe bazashishiramo kuko data ashizeho igikari mu kazi kawe uzashishiramo kuko data ashizeho igikari ntabwo ukipfuye kuko data ashize igikari mu rugo rwawe ugiye gushishira mu gikari cy'Uwiteka ugiye kubyuhira mu gikari cy'Uwiteka ugiye kurira mu gikari cy'Uwiteka ugiye kubakira mu gikari cy'Uwiteka ugiye gushakira mu gikari cy'Uwiteka ugiye kurangiriza amashuri mu gikari cy'Uwiteka yego 15 bazagumya kwera no mu busaza muzagumiza kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto abo ngabo nabakuriye mu bikari by'iki cy'Uwiteka ntabwo ari wakuriye muri kabari ntabwo ari washishiye muri loji ahubwo nabazashishira mu bikari by'Uwiteka by'Imana yacu va mu businzi no mu busambanyi kugira ngo nawe ushishire muri ibi bikari va mu bapfumu ve no mu barozi kugira ngo nawe ushishira muri iki gikari ntabwo washishira muri iki gikari urimo uva mu kusenga ukaja mu bapfumu hari ibidashoboka hari ibitahura haleluya ntabwo umuriro
n'imvura bihura iyo bihuye bibyara sirikwe ndagira ngo ngubwire ngo uyu muntu ukeneye kuba muri ibi bikari by'Imana ni umuntu utagira ishari, ni umuntu utagambanira mugenzi we, ni umuntu utaroga, ni umuntu utaja mu bapfumu, ni umuntu utafata Imana ngo ayibangikanye ngo aje mu businzi no mu bujura, ni umuntu utagirira abakenzi be ishari. Uyu nguyu ufite ishari ntabwo azashishira muri ibi bikari. Nabyo tuje tuvuga nitwaza dushiraho na sitopi. Niba ushaka gukira muri bikari bya Yesu hari ibyo ugomba kureka, hari ibyo abantu bagomba kuvamo, bagomba kuva mu bupfumu, bagomba kuva mu bugambanyi, bagomba kuva kubashira abagenzi babo. Hari uvuga ngo ndashaka kukaza ariko mugenzi waje mugambani, ndabwo washishira muri ibi bikari ugifite ibyo bigituye muri wowe. Ndabwo wavuga ngo uri umuhanuzi urangije kugambanira mugenzi wavuga ngo ibi bikari uzabikuriramo, ndaga iki gikari wagishishiramo. Haleluya. Ndabwo waba uri potre ngo ugambaniye potre runaka uvuga ngo ejo nzakurira muri, ndaga igikari wacicaramo. Ndabwo waba uri pasiteri ngo ugambaniye pasiteri mugenzi wawe uvuga ngo iki gikari uzagishishiramo. Ndabwo waba uri umudiyakoni ngo ugambaniye umudiyakoni mugenzi wawe iki gikari ndio wagishishiramo. Haleluya. Kugira ngo ushishira muri iki gikari, kugira ngo nawe ubyibuye ngiki giti, kugira ngo nawe ubeho neza, nuko ibyo byose ubirambikazwa avuga ngo Yesu ndakwiyeguriye, niweho mutabazi wacu, ibyo mfite byose ndabikweguriye. Ndabira gute waba uri umuhanuzi avuga ngo runaka akorana n'imyuka mibi ari ishari. Iyo ufite iri shari ntabwo wakura, iyo umuntu ufite iri shari ntabwo atera imbere. Niba ushaka gukura muri gikari cy'Uwiteka kugira ngo ushishiremo, gira ibyo wiyambura, gira ibyo uta, gira igomwa, gira ibyo wiyambura, wiyambura icyo gikanzu kirimo ikizinga, nurangiza wambara ikanzu yera ubone uje muri ibi bikari. Ndakubwiza ukuri, hari umuririmbyi avuga ngo nzaja mu ijuru ngo kureba abariyo. Waje kureba abariyo gute uririmba n'uburozi? Waje kureba uzareba abariyo gute utari wakizwa kamere? Waje kureba abariyo gute utari wava mu bapfumu? Ukaririmba izo ndimbo wava kurimba ukaja mu bapfumu avuga ngo nanjye nzacishira muri ibi. Ndabwo ibikari wabishishiramo ugifite indoke ebyiri, ugifite inzira ebyiri, ndabwo ibikari wagira ute? Ntago bishoboka. Ndago wabibyibuhiramo aho kugwariramo bwaci. Niyo mbaje kuzaga vuga ko umuntu uko yasenze ngo bitebye ngo yasenganye ni wewe utumije, ni wowe utazi inzira urimo. Ndashaka ngo isezerano ryawe risohore nuko cya bugufi ukicumva. Niba ushaka gucisha muri bikari ubwire Imana ngo Mana nagenderaga mu ngeso mbi ariko ndashaka kuzivamo, ndashaka gukura muri bikari byawe, ndashaka ko naje kwanga igiti cy'umuyerasho, ndashaka ko naje ngiki giti ndashaka. Haleluya. Yo haleluya. Hari kuvuga ngo Mana yamvuzeho ngo yavuganye nanje ngo zaba umuntu ukomeye yarangiza akaja kusamba, yavuganye nawe ibintu bikomeye kugira ngo uzabisha ibyo bikomeye kugira ngo uzabishana kubijyamana muri roje. Yavuganye nawe ibintu bikomwe mfite amasezerano ngo yagura ikinga indege, ayo masezerano yagura indege nayo kujana gusambana. Ngo yamvuzeho di ngo ko njewe ngo nzashakira hanze. Koko uzashakira hanze? Bishobora kugira ngo uzashakira hanze iri kugira ngo tuzagushingura ejo. Ukavuga ngo yabimvuzeho ngo ko nzaba umuntu ukomeye. Reka ngubwire ntabwo washishira muri ibi bikari ugipfunditse imbiki, ukigendana imbiki, ukigendana imiti mwikofu ngo niraguhesha akazi, ntabwo ibikari wabishishiramo. Ahubwo reka ngubwire ngo niba ushaka gushishira muri bikari gira ibyo wiyambura, ukurikire Yesu, umwemere ng'umwami n'umukiza kandi umuhamye mu bandi. Nagira ngo nibimbavira ijambo Sifani bivuze, muravuga ngo ndi umunyamasengesho ariko ugasanga aracafite ibindi binagize ute aho ugiyemo, aracafite ibindi bintu by'ibigirwamana arimo yubarayeho. Bave ku mubwirwamana by'iwawe, bave mu bisekuruza by'iwawe, bave muri karandezi wawe, niho bazashisha mu bikari by'iki by'Imana. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Mbega ijambo riryoshye. Tsindagira karame nakubeshye uri mu bantu babwiriza nkumva natangiye kujya mu birere. Ese ubwa mbere mbikubwiye. Yego urakoze cyane kubwira ijambo. Erega burari bizatuma tutashishira mu ibi bikari. Kandi abavuga ngo barasenze ariko bazagurukira ku muryango bakabanga ndabwenge. Bandi abwenge yari umunyamasengesho ariko agenda avuga afite urwandiko kandi nawe ari byo yarabitse. Ariko baramubwira ngo sitope subirayo. Turasha niba tushaka kukiro kugira ngo ibi bikari tubikure mu fiya
tubibyihuremo tugira ibyo twiyambura kandi bikari iyo wabigezemo ugatuza ukemera Yesu akakuyobora urabyibuka urambara uraberwa wishura inzu utambeshe kuko Yesu amenya ko uri umwana we iyo utatse yumva ijwi ryawe kandi akagutabara. Imana iduha umugisha. Amen. Amen. Tsindagira nk'umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana yego hari uburyo abantu babumva bashaka kukuvugisha bafite ibibazo musenge nk'ubu mu kanya uvuze ko hari umuntu ejo bundi wari watatswe n'abadayimoni ujya kumusengera bimuvaho biragenda. Rero hari undi ushaka kugusaba iyo serivisi yakubona kuyihe nimero? Ni 0788 61 49 16. Subiramo 0788 61 49 16. Yego no kuri WhatsApp irahaba iyi nomero ibaho. Dusoza rero dusengere kadusenge dusaba Imana iduha imbaraga zo kugira mu bikari byayo. Yego Mana turagushimye tugusabye imbaraga zo kuguma mu bikari byawe kuko ijambo riratubwiye ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azaba mu mababa y'ushobora byose. Yego ndingingira abagabo ngo baba mu bikari byawe, ababyeyi baharanire kugira mu bikari byawe, abakobwa n'abasore baharanire kuba mu bikari byawe kuko yatosi efo umuntu wageze mu bikari byawe azarinda asaza adakozwa n'isoni. Umubyeyi wageze mu bikari byawe asaza adakozwa n'isoni. Umuhanuzi wageze mu bikari byawe agaturizamo Mana uramuzamura ukamwicaza yirabakomeye latosi efo neba. Umukobwa wageze mu bikari byawe iyo abiturije akorera mu bukwe habwa icyubahiro. Uwabuze akazi yaturije mu bikari byawe ndabwo yicigwamo n'inzara umufungurira inzira y'umugisha akazi kakaboneka. Ndakwinginga indingingira ubwoko bwawe ko bwaguma mu bikari byawe. Abandi benshi bari babisohotsemo, abahanuzi bari basohotse mu bikari, abavuga butumwa bari babisohotsemo, ariko ndingingira Uwiteka Mana duha imbaraga zo kuba mu bikari byawe, duha imbaraga zo kuguma imbere yawe Kristo kuko latosi efo uwageze mu bikari byo ndagazamwara. Umuntu wageze mu bikari byo ndagarogwa, umuroza asaza mu bikari byawe Mana yambara izindi imbaraga. Ndagushimye Kristo kuko bwabwiye kugumisha mu bikari kandi kutanza imbaraga zo kuzuna umuco wo kumurikira abakozi bawe. Turagushimye Yesu kugiye gukura abantu mu mwijima, kuko abantu mu burungabangabo, kuko uri umukozi w'umuhanga mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen.